ngiye kumva numva shitani muri mirasakuza yishakuje rero yibazi yariyo kuko ntiwapfa kwirukana shitani utamenye yo wirukane yariyo. Ubwo rero numva ivuze ko ari Madamu Samake, ivuze ko ari Madamu Samake, nyibaza ikikora, ivuga ko umurimo wayo ari uguteza ubusambanyi. Abantu yagiyemo ibashyiramo mbere na mbere ngo ibashyiramo amaraso y'ingona, ibaca urasago ku gitsina igashyiramo amaraso y'ingona. Ya maraso y'ingona ngo akayifasha yuko wa muntu nibimwohereje mu busambanyi, mu gushaka abagabo cyangwa ki, ko zikunze ngo gufata abakobwa, agenda yihuta mbese atarora inyuma. Nitwa Ntidendereza Faustin, abandi umugabo kubatse, mfite umugore umwe n'abana 10. Abandi umukarismatike, natangiye gusenga ndi muto, tangiye kumukarismatike mfite imyaka hagati ya 16 na 17. Mbijyamo mbishaka mbikunze, ninjira muri ministeri yo gusabira abarwayi ndetse no kwirukana roho mbi, ndabikomeza kugeza n'uyu munsi nkaba mba muri paruwasi ya Kicukiro santrali ya Busanza. Najya numva nanjye abantu bavuga ngo baho Madamu Samake, ngo iba mu mazi, ngo hejuru ikaba ari umuntu, hasi ikaba ari ifi. Nabyumvise kuva kera ariko simbihe agaciro, numva nyine ari kuko hari igihe abantu bahimba inkuru bakazishyiraho, nawe ukabifata utyo ukabyemera cyane ntubyemere. Je sinanabyemeraga mbo, ariko rimwe mu buryo bwo gusabira abantu, hari umuntu nakoreye isengesho hari no kuri telefone kuko yarari mu gihugu cya kure. Ngiye kumva numva shitani muri mirasakuza yishakuje rero yibazi yariyo kuko ntiwapfa kwirukana shitani utamenye yo wirukane yariyo. Ubwo rero numva ivuze ko ari Madamu Samake, ivuze ko ari Madamu Samake, nyibaza ikikora, ivuga ko umurimo wayo ari uguteza ubusambanyi. Ivuga ko nyibaza ngo ibahe, ivuga ko iba mu nyanja, ikaba ngo yitwa umwamikazi w'inyanja, ikaba ibyara ikagira n'ibyana byinshi igenda iba mu bantu ku buryo wirimo imubyariramo, igateramo amagi, ya magi akabyara, ikagira n'umuhungu wayo witwa Cyambuzi. Cyambuzi ikaba ishinzwe kugenda yambura abantu iby'Imana yabageneye. Ivuga ko abantu yagiyemo ibashyiramo mbere na mbere ngo ibashyiramo amaraso y'ingona, ibaca urasago ku gitsina igashyiramo amaraso y'ingona. Ya maraso y'ingona ngo akayifasha yuko wa muntu nibimwohereje mu busambanyi, mu gushaka abagabo cyangwa ki, ko zikunze ngo gufata abakobwa, agenda yihuta mbese atarora inyuma, atanatekereza hari ibyo agiyemo ku icyo gihe n'ibimuyobora. Ikindi kifasha nuko abasambanye n'uwo, abagabo basambana nawe irya intanga zabo, ngo intanga zabo irazirya ku buryo usanga bamwe ku buryo bishobora no kubatera kutabyara, abandi ndetse ikaba yabahindura ibiremba, abandi kabatesha ingo zabo kugira ngo bagahora nyine bazerera bajya gushaka abo basambana. Irabivuga, ntabwo nari nyizi rondora ibyikora, ni byinshi wenda sinabirondora ngo mbirangize kuko yavuze byinshi. Ariko icyo gihe nanjye nibwo namenye ko shitani yitwa Madamu Samake ibaho, ikabiba mu mazi,
iba mu nyanja igahura n'abantu kenshi bagiye koga, kuko hari n'undi nawe ngo yavuze ko yamufatiye mu nyanja y'ihisi nibuka, ariko ibyo yamukoreye ijya kubimukorera muri Victoria ariho yamujyanye. Nukuvuga ngo rero hari ibintu byinshi biba ku bantu, abantu bakabibona nk'ibisanzwe, ukabona wenda umuntu yabaye ikirara, ukibaza niba ubwo burara ari ubusanzwe, abantu bakabyita ibisanzwe, ariko kenshi barwaye. Nicyo nakuyemo. Ubwo uvuze Madamu Samake numva nyine birimo igitsina gore, ubwo ntihabaho na Baba Samake? N'ibinariho ntiturahura ko jewe mvuga ibyo sinkunda kuvuga ibintu wenda numvise abandi bantu bavuga, je nkunda kuvuga ibintu nabonye numvise nahagazeho ku buryo nshobora kubisobanura. Iyo wenda nayo ishobora kubibaho ariko sindahura nayo, izo mvuga rero nizo mba narahuye nazo. Nyuma yo kumva ko Madamu Samake ibaho wenda utarabyemeraga, ubu iyo urebye wenda n'urubyiruko, ukareba abagabo, ukareba uko abantu bitwara muri iminsi kubijyanye n'ibyo by'ubusambanyi, twavuga ko hari abantu Madamu Samake rero zigendamo no mu Rwanda bahari? Barahari benshi, barahari. Icyo nzi uretse no kuri Madamu Samake gusa mu myaka maze ndwana na Ruhombi, icyo nzi kandi nemeza nuko ikintu cyitwa gusambana udashobora kugikora udahawe ububasha na Ruhombi. Ntabwo bishoboka, nibikunda. Hari ibintu bitatu nemeza ko bidashoboka ku muntu: gusambana udahawe ububasha na Ruhombi, kwica umuntu udahawe ububasha na Ruhombi, gukora intambara irimbura abantu udahawe ububasha na Ruhombi, ntibishoboka. Ibyo byose ni shitani zibipanga, zikagira abantu zibikoresha, ariko mu by'ukuri arizo zabipanze. Wenda nk'icyo uvuga cyo gusambana naguha n'ingero zikwereka yuko atari iby'abantu. Ndumva hari n'ikiganiro nanyujije kuri YouTube channel yanjye mvuga ko atari abantu basambana, ari shitani nizisambana muri bo. Sibyo? Naguha ingero zikumvisha yuko atari abantu basambana mu by'ukuri. Wenda nk'urugero rwa mbere, niba umuntu asambana kubera ko abikunda, kubera ko bimushimishije, ntabwo yaza kukubwira ati mfasha ndebe ko nava muri ibi bintu. Abo mpuna nabo benshi, baba abagabo, baba abagore, baba abakobwa, baba bimamo ariko mu by'ukuri batabikunze, ariko kubivamo bikaba byaramunaniye. Niba rero atabikunda kubivamo bikamunanira, nuko atari ubikora. Kuko ari ubikora igihe yabishakira yabihagarika. Ariko niba adashobora kubihagarika, si ubikora, hari izindi mbaraga zibimukoresha. Urundi rugero naguha, tuvuge wenda nko ku bantu, ushobora kuvuga uti umugabo cyangwa umusore yabonye umukobwa abona ni mwiza, cyangwa umugore, cyangwa se cyangwa umukobwa yabonye umuhungu abona aramukunze, kenshi nuko mubyita. Ujya kumbwa se aba yayibonyeho iki, yayikunze iki? Mbwira ukuntu imbwa wayikunda ukumva wasambana nayo. Inka, inkoko, n'icyo uba wabonye cyagukuruye, ni imbaraga ziba zigusunika, kuko zo ziba zizi inyungu zifitemo. Ujya ku giti se, wari uzi ko hari abantu basambanya ibiti, akajya ku giti akagisambanya, n'icyo aba yabonye kiza se ku giti. Ntabwo rero gusambana si ibintu bikomoka ku bantu. None si bumva ngo ubutinganyi, ngo umuntu asambana n'uwo bahuje igitsina. None zo muhuje igitsina, ikiza wamubonyeho cyatuma wenda cyagukurura n'igiki? Ntacyo. Hari abavuga ko ariko baba baravutse. Uvuze ko ari uko yavutse, wavuga ko Imana itarema cyangwa Imana ari igicucu? Uramutse ubivuze utyo, ko Imana yaremye umugore irema n'umugabo, sibyo? Ntabwo yaremye rero, ntabwo rero Imana yaremye ityo, kuko ni umunsi Imana irarema. Niba ikuremye uri umugabo, ikuremye uri umugabo. Niba ikuremye uri umugore, ikuremye uri umugore. Ntabwo yabivanga. Icyo gihe yaba yivuguruje, yaba atari Imana. Niba inariho si yo nemera. Niba hari Imana irema gutyo, ntabwo ari yo nemera. Iyo nemera ntirema ityo, sibyo? Ikibaho rero ni ikirekanye kubwire wenda abato hari
ntimushobora n'abakuru ntibabyumva ntibanabizi ikibaho ni iki, ni za shitani. Niba uri umugabo iragufata ikagushyiramo igishitani cy'ikigore, noneho kugira ngo wumve ushaka umugore ahubwo ukumva ushaka umugabo mugenzi wawe, ariko mu by'ukuri si wowe umushaka, ni cya gishitani kikurimo kimushaka, kuko cyo ni ikigore. Kurumva niba ari ikigore nticyashaka umugore, gishaka umugabo. Wowe ukibwira ngo ni wowe ushaka umugabo kandi iri cya gishitani. Niba rero uri umugore kigagushyiramo igishitani cy'ikigabo, aho kugira ngo wumve ushaka umugabo ukumva ushaka umugore mugenzi wawe, mu by'ukuri si wowe umushaka, ni cya gishitani kikurimo gishaka umugore. None ibyo shitani bikorera iki rero? Nyine shitani imibereho yayo ni ukuvuguruza Imana. N'Imana yaravuze ngo ibintu mujye mubikora gutya, shitani kavuga itoya ni mubikore gutya. Kubera ko Imana mwirema yarimye umugabo n'umugore kugira ngo babane babyare bururuke, shitani rikavuga itoya ibyo ni mubireke, kuvuguruza Imana. N'uburyo bwo kuvuguruza Imana, ariko mu by'ukuri si abantu babikora, ni shitani bikora muri bo. Ubwo bari abantu nabo basengeye rero ubwo izo shitani zabavamo. Rwose shitani urayirukana umuntu akongera akaba muzima, nta gitangaza kirimo. Abandi zikabatera uburemba, arabo usanga barabaye ibiremba, iyo shitani zimuvuyemo asubira akaba umuntu muzima. Nta gitangaje rwose, nta nubwo ari ibintu bikomeye. Wa mugani muri icyo gihe umaze wirukana imyuka mibi, ni nk'iyi experience wabonyemo kugeza ubu ngubu? Experience nabonye ni imwe, nabonye umuntu ko umuntu ububasha afite ntaho buhuriye n'ubwa shitani. No mu bimbabaza nuko mbona abantu batinya shitani, kandi shitani idafite na kimwe cy'igihumbi cy'umuntu. Nabonye umuntu, noneho ikindi nabonye ni uburyo umuntu asabana n'Imana, akaba mu Mana, Imana ikamubamo. Kuko kwirukana shitani ntabwo bituruka ku mbaraga za muntu gusa, nukuba wasabanye n'ijuru. Sibyo? Nukuba wasabanye n'ijuru. Muri uwo musabano wawe n'ijuru, shitani ukayitegeka mu izina rya Yesu. Shitani yose zigukanga, kubwira iti genda igihangange, genda akomeye, genda mfite ububasha ntiwanshobora, hari n'izikakubwira iti nigende ntegeka isi yose. Nta nubwo wantinyuka. Shitani yose nyine zigukanga ikubwira iti genda ntegeka ku isi nuko. Ariko kwa kundi wasabanye n'ijuru, wayikubita kabiri kaboroga itayiwita imbabarira nigendere, icyo gihe rero tubona yuko shitani nta icyo nabonyemo gikomeye, nuko shitani ari imbwa, ari ikigoryi, ari ikintu ni ikintu umuntu atagombye no gutinya mu by'ukuri. Cyo nicyo kintu nakuyemo cya mbere. Shitani ntakivuze. Abantu baramutse basabanye n'Imana, nta nubwo shitani yarara ku isi kuko yagibona umuntu wari we wese kiruka, kuko nayo ubwayo yemeza ko iyihuye n'umuntu usabanye n'Imana iriruka. Icyo nicyo nakuyemo, nabonyemo ubuhangange bwa muntu wasabanye n'Imana, mbonamo n'ububwa bwa shitani.